Nubuhoro na mama babiciye i Ndera muri Karayesi, yiciwe rimwe na murumuna wanjye witwaga Jean Fidèle Mutaganira na Paulina Mutesi. Miss Nubuhoro Jeanne yishwe urw'agashinyaguro muri Jenoside. Zamujombaguraga ibyuma. Ibyo kuba Miss byatumye ahigwa cyane, yarabizize. Abatanze ubuhamya mu barokokeye i Ndera bavuze uburyo mushiki wanjye bamukuye mu bandi, baramushinyagurira, bamukoreye ibintu bibi byinshi. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze aho dukurikiye kuri Big Town TV. Njye muri kumva nkaba nitwa Jack Romeo. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku mateka ya Miss wa mbere wabayeho mu mateka y'u Rwanda. Imyaka myinshi irashize bizwi mu binyamakuru ko Uwera Darira ari we nyampinga wa mbere w'u Rwanda mu mateka, ndetse nawe yasaga n'ubyemeza mu biganiro byinshi yagiye akora. Nyamara hari uwatowe mbere ye. Uyu watowe mbere ye akaba ari we tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Nubwo byakwirakwijwe ko Uwera Darira ari we nyampinga wa mbere w'igihugu, ikinyamakuru Igihe cyakoze ubucukumbuzi gihura nabo mu muryango w'umukobwa witwa Nubuhoro Jeanne, bemeza bashize amanga ko ari we watowe bwa mbere nka Miss w'u Rwanda. Nubuhoro Jeanne niwe watowe bwa mbere mu Rwanda mu 1991 mu birori byabereye kuri Hotel Meridien. Iyi hoteli ikaba yarahindutse Umubano Hotel. Icyo gihe Nubuhoro Jeanne atorwa yigaga mu mashuri yisumbuye mu ishuri ry'ibyumba ryitwaga GSNDBC Byumba. Uyu mukobwa yari mwene Munyankindi Jean na Nyiramadadari Mediatrice, bari batuye i Ndera, ari naho biciwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mudahunga Jean Marie, musaza wa Nubuhoro Jeanne, yavuze ko iri shuri mushiki we yigagaho ryaje kwimurirwa ahakorera Minisiteri y'Ubutabera ku Kimihurura kubera intambara n'umutekano muke wari ibyumba. Yagize ati: "Ndi musaza wa Nubuhoro Jeanne, niwe bucura bw'iwacu. Twavukaga turi abana 8, Nubuhoro akaba yari we bucura. Ibyagiye bivugwa ntabyo numvise. Gusa nyampinga w'u Rwanda wa mbere ni mushiki wanjye. Yatorewe mu birori byabereye kuri Hotel Meridien. Abantu benshi barabizi. Na Darira arabizi. Mwamubaza niba atamuzi." Nubuhoro Jeanne na nyina baje guhungira mu Burundi mu 1992. Bagezeyo, uyu mukobwa yahise yiyamamaza mu bakobwa bahataniye ikamba rya Miss Burundi icyo gihe, ndetse atorwa muri 3 ba mbere. Musaza we avuga ko atibuka neza umwanya yahawe, gusa ngo yari umwe mu bisonga bya nyampinga w'u Burundi. Yabivuze agira ati: "Bimaze gukomera mu 1992 hari hatangiye guterwa grenade. Mushiki wanjye na mama bagiye i Burundi. Barahunze, bagezeyo biberayo. Yagezeyo ajya no mu irushanwa rya nyampinga w'iki gihugu. Yaje no muri 3 ba mbere. Sinzi niba yarabaye igisonga cya kangahe, ariko yaje muri 3 ba mbere." Icyo gihe habaye ibibazo, bagaruka mu Rwanda. Jenoside yabaye baratashye. Nubuhoro na mama babiciye i Ndera muri Karayesi, yiciwe rimwe na murumuna wanjye witwaga Jean Fidèle Mutaganira na Paulina Mutesi. Abo bavandimwe banjye bari muri babandi basizwe n'abasirikare b'abazungu, nyuma interahamwe zirabica. Mudahunga Jean Marie avuga ko Miss Nubuhoro Jeanne yishwe urw'agashinyaguro muri Jenoside. Mu buhamya bwatanzwe n'abarokokeye i Ndera, hari abahamya ko interahamwe zavanye uyu mukobwa mu bandi zimukorera iyicarubozo.
interahamwe zamujombaguraga ibyuma zikanamubwira zimwishonguraho ko ari we nyampinga w'u Rwanda. Ibyo kuba Miss byatumye ahigwa cyane, yarabizize. Abatanze ubuhamya mu barokokeye i Ndera bavuze uburyo mushiki wanjye bamukuye mu bandi, baramushinyagurira, bamujombagura ibyuma, bamukoreye ibintu bibi byinshi. Mudahunga Jean Marie avuga ko Miss Nubuhoro Jeanne yishwe urw'agashinyaguro muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu muryango wa Nubuhoro Jeanne hasigaye abana 3, bamwe bishwe muri Jenoside, abandi bapfa urupfu rusanzwe mu myaka yashize. Iwabo aho bari batuye i Ndera mu karere ka Gasabo ubu hahindutse amatongo. Uwera Dalila wari umaze igihe kinini avugwa nka nyampinga wa mbere w'u Rwanda yaherukaga kuvuga ko kuba Miss wa mbere uzwi mu mateka y'igihugu abifata nk'ikintu gikomeye ndetse bikaba bimutera ishema iteka. Yagize ati, kuba Miss Rwanda wa mbere wamenyekanye mu mateka y'igihugu nabyakiranye ibyishimo, harimo ishema ryo guserukira u Rwanda. Muri iki gihe bisobanuye ko ari ishema ry'uko nkitirwa Miss Rwanda. Benshi mu nshuti bamamagara banyita Miss. Miss Uwera Dalila ni nyampinga wa kabiri w'u Rwanda kuko yatowe mu Ukuboza mu 1993, ni nyuma ya Miss Nubuhoro Jeanne. Miss Uwera Dalila icyo gihe yahatanye n'abakobwa 20 mu birori byabereye kuri Hotel Sherando. Icyo gihe ibirori byari byateguwe n'iduka ryitwaga Partners International ryari ryanganye Intwari Jacques. Uwera Dalila acyambikwa ikamba yahembwe amafaranga 50,000 n'ibindi bikoresho byatanzwe na Surufu Rwanda. Nyamara mu gihe Nubuhoro Jeanne we atorwa nta gihembo yahawe kizwi nk'uko abo mu muryango we babihamya. Iyi foto ni iya Miss Nubuhoro Jeanne igihe ari guhatanira ikamba rya Miss Burundi. Naho iyi foto mureba y'amatongo ni foto y'iwabo wa Miss Nubuhoro, hakaba harahindutse amatongo nk'uko mubireba. Uwera Dalila watowe mu 1993 ubu atuye mu Bubiligi. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tukazaba tuzagaruka ku mateka ye. Reka ngushimire wowe wabanye natwe, nkwibutsa gukanda subscribe, share and comment. Ikiganiro naho ubutaha.